Inkuru y'incamugongo isohotse ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nuko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda wamenyekanye nka Alain Muku yitabye Imana. Ni inkuru y'agahinda n'akababaro, imitima y'abanyarwanda irababaye irashengutse nyuma yo kumva aya makuru. Ni amakuru atunguranye ariko nta kundi. Bitangazwa ko uyu mugabo wari usanzwe avugira guverinoma y'u Rwanda, ngira ngo mwagiye mubona ibiganiro byinshi yagiye atangaza, imbwirwaruhame nyinshi cyane agaragaza bimwe leta y'u Rwanda yabaga iri kugaragaza ku birego yaregwaga na leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ko yabitera inkunga umutwe wa M23 cyangwa ko RDF ifite ingabo muri Kongo. Mwagiye mubibona. None uyu nguyu Alain Muku yatabarutse. Birababaje, biteye agahinda, gusa ariko Umunyarwanda niwe wagize ati ngo ni wabo wa twese, ni wabo wa twese, tugomba kubyakira ko rugira yabigabye, niko tugitwaramo, ngo hano ku isi ngo tuba turi abashyitsi, niko Munyarwanda yongera arabivuga. Uyu nguyu Alain Muku ngira ngo mwagiye mumumenya cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye, yaririmbiye amakipe, yaririmbye ikipe y'igihugu Amavubi, yagiye aririmba indirimbo za Kiyovu, ufite za Rayon, ndetse kandi mu myidagaduro ari inshuti y'abajeni cyane, inshuti y'urubyiruko. Uyu nguyu ni nawe wamenyekanishije Nsengiyumva, muzi nka Gisupusupu, umumanagingaga, mushoyemo amafaranga. Urumva ko yari inshuti y'igihugu, inshuti y'abantu, intwari iratabarutse. Umuhanzi umwe niwe wuzuye umwuka avuga ati ngaragiye inshuti ya Yesu natabaruke mu mahoro kandi roho ye iture hazima. Abanyarwanda mwese reke tumwifurize kugira iruhuko ridashira, atura heza Nyagasani amuteguriye. Inkuru y'incamugongo isohotse ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nuko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda wamenyekanye nka Alain Muku yitabye Imana. Ni inkuru y'agahinda n'akababaro, imitima y'abanyarwanda irababaye irashengutse nyuma yo kumva aya makuru. Ni amakuru atunguranye ariko nta kundi. Bitangazwa ko uyu mugabo wari usanzwe avugira guverinoma y'u Rwanda, ngira ngo mwagiye mubona ibiganiro byinshi yagiye atangaza, imbwirwaruhame nyinshi cyane agaragaza bimwe leta y'u Rwanda yabaga iri kugaragaza ku birego yaregwaga na leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ko yabitera inkunga umutwe wa M23 cyangwa ko RDF ifite ingabo muri Kongo. Mwagiye mubibona. None uyu nguyu Alain Muku yatabarutse. Birababaje, biteye agahinda, gusa ariko Umunyarwanda niwe wagize ati ngo ni wabo wa twese, ni wabo wa twese, tugomba kubyakira ko rugira yabigabye, niko tugitwaramo, ngo hano ku isi ngo tuba turi abashyitsi, niko Munyarwanda yongera arabivuga. Uyu nguyu Alain Muku ngira ngo mwagiye mumumenya cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye, yaririmbiye amakipe, yaririmbye ikipe y'igihugu Amavubi, yagiye aririmba indirimbo za Kiyovu, ufite za Rayon, ndetse kandi mu myidagaduro ari inshuti y'abajeni cyane, inshuti y'urubyiruko. Uyu nguyu ni nawe wamenyekanishije Nsengiyumva, muzi nka Gisupusupu, umumanagingaga, mushoyemo amafaranga. Urumva ko yari inshuti y'igihugu, inshuti y'abantu, intwari iratabarutse. Umuhanzi umwe niwe wuzuye umwuka avuga ati ngaragiye inshuti ya Yesu natabaruke mu mahoro kandi roho ye iture hazima. Abanyarwanda mwese reke tumwifurize kugira iruhuko ridashira, atura heza Nyagasani amuteguriye.